mbese kugenda bafata buri gikorwa cyose umuntu akoze bakacambika isura mbi nta nubwo bakizi gufatana mu nda kuko Bibiliya iratubwira ngo mugenzi wawe nakora icyaha umusange umwegere umwigishe nakunanira ushaka abantu babiri cyangwa bangahe batatu nurangiza umwegere umugire inama n'ibyangwa uhamagara itorero ariko se mbere yo kugira ngo barwanye umukozi w'Imana babanje kumwegera ese nimba baramwegereye babandi batatu barabahamagaye ese nimba barabahamagaye itorero bararihamagaye ese nimba byarananiranye muyoboye ko ibyacu bituruka mu ijuru nimuhamagara Imana niyo nyiri umurimo nizawurwanirira naho amagambo yanyu nta kintu yamara ese mwafashe amasengesho kangahe nicyo kibazo ngewe rero mbona abantu bari kureka kurwana mu mwuka bakarwana mu mubiri kandi bari kurwanya bafite n'ishari kuko uzasanga benshi muri bo niyo ntebe barayishaka ariko isaha y'Imana itaragera ntayo bazicaramo reka nkubwire Sawuli yamenye ko Dawidi yimitswe kandi yimikirwa mu ishyamba kandi yarazi neza ko ari uzamusimbura ku ngoma niyo mpamvu yamurwanyaga agahora yifuza kumwica ariko Dawidi nubwo yari afite amakuru ntabwo yigeze abangurira inkota kwica Sawuli hari n'igihe Sawuli ngo yamuhize amusanga mu buvumo ngo ashaka kwihagarika ariko Dawidi yari yihishe mu buvumo aho yari ari mu buvumo niho Sawuli yihagaritse ngo arimo yihagarika yumva n'ibindi byacane biraje ngo agerageje kwitunganya nibwo Dawidi yakase ku gishura cye ubyumve neza amaze kugikata ngo aza kuzamuka umusozi muremure arahamagara aravuga ngo Sawuli we dore iki ni igiki agiye kureba asanga ni ikinyita yakase kumushana nawe aravuga ngo buriya yombi shaka manakurangije ariko ntabwo navusha amaraso y'umuntu Imana yimitse ukiri ku ntebe Imana yamushyizeho yashoboraga kwirwanirira simbizi nawe wabivuga uko byumva ariko ngewe ndumva abantu bakwiye guceceka bamara guceceka babona ikibazo gihari mu murimo w'Imana bagasenga kuko Imana ni umwuka nimba baratewe n'imyuka mibi barayirukanisha umwuka mwiza ahantu bavumbura umuntu wakoze icyaha mu murimo w'Imana mu materaniro ngo benderaho no gushaka kubahumisha barabarwanya kuko bafite amaso y'umwuka niyo mpamvu bamubonye icyo nakubwira urumva ubwo buryo mission y'uwo muntu n'ubu rero mission y'uwo muntu yego ni ukuvuga ngo twe twagezemo we yari afite misiyo yo kuzinduka akaba ari we usenga isengesho rya mbere yari n'umudiyakoni akagira indi misiyo yo kuza gutera ikorasi ya mbere iyo yateraga ikorasi ya mbere mu rusengero yabaga ako kanya azinze iteraniro ryose akaba agiye gufata urusengero rwose rukagenda mu mwuka wiwe muri bwa burozi bwe muri wa mutongero we twe twarahageze nk'abantu batumiwe tubura ikirere konekisiyo dusa nk'abayobozi noneho mu bwenge Imana yaduhaye dusengesha umwuka ariko n'ubwenge Pawulo yabivuzeho aravuga ngo nzajya nsengesha umwuka ariko n'ubwenge bugira ute bukore icyo nshatse kuvuga icyo gihe twahise dutekereza nk'abanyabwenge turavuga ngo reka dukoreshe uburyo bwo gusengera buri muntu anyura hano hari ukuntu Satani umwiba hari ukuntu umurozi azana strategy yo gukora ibyo nawe ukamwiba muri kwa gusenga twe twakoresha uburyo bwo gusengera ibyifuzo urabyima mukozi w'Imana turi kugira ngo tuvumbure uwateje ikibazo wateje ishuheri dukora tusa nk'abakora ubufindo ariko bujyanye no gusenga muri kwa gusengera abantu tumukoraho tumusenya do wa undi kujya kumukoraho twahise tubwirwa ngo nuyu ako kanya bahise bamwatuza aranabyemera bamujyana kumwihanisha umwuka wo guhora icyo yakoze abandi barataze ko bataga i Kigali nge wari usigayanye muri ya masengesho bahise bandoga amaso nahise ngwara amaso iteraniro ndibwiriza mumye ibyo cyangwa kubwira nabikubwirije mumye ariko nyuma yaho wa muntu yavuye mu iterero yakira ni ukuvuga ngo rero abantu ikibazo dufite hari abo bita abadiyakoni Bibiliya itubwira abadiyakoni ahubwo ikibazo abantu bateninga abadiyakoni kuki batakibabwira inshingano zabo umudiyakoni agomba kuba ari umuntu ufite n'imana yo kwinginga akaba afite imana yo gusenga no gukumira imyuka ishobora kwinjira Alisa yigeze kubivugaho murabyibuka avuga uburyo ki binjiraga urabyumva avuga uburyo kibazaga bagasanga abadiyakoni bararangaye iyo umudiyakoni agiye kukwicaza nago abadiyakoni bakwiye kwicaza abantu barebeye ku myenda yambaye
kuba nambaye kositimu, kuba nambaye nabi ntabwo bigomba kunyicaza bashingiye ku ibyo. kandi ari byo njya mbona mu itorero Nibyo bikorwa ariko ni amakosa. Igihe hari abantu reka tuvugurure, ndagiye cyane cyane ndavuga ku bashumba. Abashumba nibasenga Imana ibahishurira abantu bakwiye kuyobora inama, ibahishurira abantu bakwiye gukorera imirimo yo kwinginga. Akenshi igihe bari bakabati Samuel uri bogari cyangwa umeze gutya kwa protocol, kuko babonye yambara ku kajiri bimereye neza, bazi ko ugiye kwa protocol, ariko mu Imana yaguhaye nta mpano yo protocol ugira, nta mpano y'ubugenzuzi ugira, nta mpano yo kugira. Ariko iryo kosa si irya Samuel, ahubwo ikosa ni iry'uwamwimitse. Urumva cya kintu nakubwiraga, ni ukuvuga ngo ni wamwimitse, we yarebeye uko Samuel ameze, yarebye Pascal abona afite imodoka, yarebesha amaso y'umubiri, urumva arangije ashize ku mwanya runaka aranyimitse. Ni ukuvuga ngo abantu nibongere bagirire icyizere umwuka wera, uretse ko rimwe na rimwe hari n'ikintu gikwiye gutuma mugarukira abantu batagikunda kubaza umwuka wera cyane. Kuko hari igihe umuntu aba ari umuyobozi mu itorero akaba afitemo abitwa abanyamwuka, urabyumva? Kuko umuntu ashobora kuba ari umunyamwuka ariko mbese nta mpano yo kuyobora itorero afite. Ni ukuvuga ngo wa mushumba kugira ngo amenye icyo Imana ivuga ku murimo wayo, biramusaba guca bugufi amanuke hasi asange b'abanyagikumba, b'abanyamasengesho bari hariya. None nabo ubwabo bamaze gukayuka, ntibagishaka iby'ijuru, indamu zabo ziri ku by'isi, nabo umwuka wera yarabahunze. N'ababashumba nabo bagiye bajyayo bakababeshya. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga n'abashumba basigaye bakora ibintu bakoreye mu mubiri gusa, kuko babanyamwuka za mpano watubwiraga zifasha itorero bamaze kuzonona, kuko inzara yarabariye, bararekura, barahanura iby'imiceri, iby'inyama, iby'amazu, iby'amamodoka, ntabwo bakibereye maso umurimo. Ahubwo ngereka mbabwire, harageze kugira ngo tuvugurure umurimo w'Imana aho ukagera, tutarebye ku idini runaka. Umurimo w'Imana, bantu mudukurikiye, njewe ntabwo bampamagaye kuri iyi kamera ngo nze gusebya abakozi b'Imana bagenzi banjye, ahubwo bampamagaye ngo nanjye ntanga umusanzu wanjye mu kubaka ubwami bw'Imana. Dusubire ku gicaniro, twemerere umwuka wera. Ibyo by'amashuri, ibyo by'iki byose birakenewe, ariko twibuke ko umwuka wera agomba kutuyobora, kandi atuyobore nta marangamutima. ahanura abwirijwe n'umwuka wera, uvuga ubutumwa avuga ubutumwa abwirijwe n'umwuka wera. Wari uzi n'ikindi se? Hari n'abandi basigaye bajya kuvuga ubutumwa, ikibazo yagiranye na mugenzi we agahita ajya kuvuga ubutumwa afatiye kuri cya kibazo yagiranye na mugenzi we, akagenda akajya kumubwirira hehe ku gatuti hariya, aho kugira ngo abaze Imana imuhereze impamba arashyira ubwoko bw'Imana buhembuke, ahubwo akagenda ajya kuvuga ibibazo yagiranye na mugenzi we. Turababona bajya ku gatuti bagatuka abagore kuko bavuganye nabi n'abagore babo, abajyaho bakavuga abagabo nabi kuko bagiranye ikibazo n'abagabo babo. Muri makeya twongere twimike umwuka wera, twimike Imana, twongere twemerere Imana ituyobore, ariko hagati aho ngaho twanga icyaha n'igisa nacyo, kuko twebwe igituma umwuka wera tujya kure ni ibyaha dukora. Ibyaha abantu bakora nibyo bituma Imana ihunga. Nituramuka dukoze neza tukanga icyaha n'igisa nacyo, amagambo y'Imana akaba muri twe, n'icyo dushaka tuzagihabwa. Tureke gukenera icyo dushaka, amagambo y'Imana atari muri twe. Naho ibyo kuvuga ngo ngo muhagurukije abantu ku ntebe Imana yabashyizeho, ibyo kuvuga ngo mwebwe murimitse, Imana niyo yimika kandi niyo yimura. Mureke umurimo w'Imana ukore nk'uko Imana ishaka, kandi abantu bose bace bugufi, utitaye ku cyemezo utitaye ku cyubahiro cyawe cyangwa ku cyemezo wafashe cyo kudindiza umurimo w'Imana. Uwo murimo w'Imana uzawubazwa, ubudiyakoni wahawe uzabubazwa, uburirimbyi wahawe uzabubazwa, ubuhanuzi wahawe uzabubazwa, ubwarimu wahawe uzabubazwa, ubupasiteri wahawe uzabubazwa. Nta nshingano n'imwe wahawe utazigera ubazwa, kandi n'izo nta muri kuyobya uzazibazwa. Mugarukira aho ngaho.
kugira ngo Uwiteka Imana nawe atuyobore, kuko Imana izaduhemba kandi ntabwo twe dukorera Imana kubw'indamu. Icyakoze Imana yaduhereza amazi tukanywa, ikaduhereza umutsima tugakomeza urugendo, ariko ntabwo ari indamu. Mwongere muhindure ivugabutumwa, muhindure ibyo mukora, muhindure rwose. Imana ikeneye ngo dukure abantu mu rwobo rwo kurimbuka tuberekeze mu nzira y'ubugingo. Murakoze. Nababwiye ko ndi umwigisha, mbabwaho n'umuvugabutumwa. Ibyo mvuga n'ibyo nkora reka tubihuze n'ijambo. Uyu mwanya w'isaha ibi byose impamvu biba abantu nta rukundo dufite. Iyo usomye mu Bagati ya 6 mu Bagati ya 5 hatubwira imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Iki nicyo nshatse kuvugaho, niragiza ndavuga no ku mpano z'Imana. Yego. Komantere wazivuze birumvikana, ngiye kubihuza n'ijambo ry'Imana. Wagiye. Kuko kujya kure y'ijambo ry'Imana ntabwo ari byiza. Yego. Bibiliya ndahera ku mirimo ya kamere. Yego. 19 tuvuga ngo imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Icyambere gusambana ni imirimo ya kamere. Gukora ibiteye isoni. N'iby'isoni nke. No gusenga ibishushanyo. No kuroga. No kwangana. No gutongana. N'ishyari n'umujinya. N'amahane. No kwitandukanya. No kwirema ibice. Reka amavuge. Yego. Aha ngaha bamwe mu bantu muteze amatwi cyangwa se mugize, nta muntu mvuga njyewe, ntabwo mvuga umuhanuzi, simvuga umushumba, simvuga iki. Ikosa rihari, utaranzwe no gusambana aravuga ibiteye isoni. Yego. Utavuga ibiteye isoni araroga abantu mu buryo bw'umwuka. Utabaroga arangana, agatongana. Umuntu umukunze ntiwajya kumusebya. Ukunze Izayi ntabwo wajya kumusebya. Ntibanamukundire yuko ayoboye ADPR, icyo nibamukunde ngo nibagomba nk'uwo bahuje. Kuba yageze mu nshingano yahawe ugomba kumukunda nubwo yaba ari umunyamakosa. Ushobora no kumusanga ku ruhande ukamwigisha, ukamugira inama cyangwa utamugira inama uramusengera. Isengesho rifite ubushobozi mwene data kugera utagera, kugenda ahantu ngiye Samuel abayisenga nabasha kugera. Isengesho rigerayo ubisanshobora kugusengera wowe. Nasenga nkavuga ngo Mana hindura umutima wa runaka. Ibi ngibi bitari kugenda neza bigende neza. Mugihe nakaguhaye inama, Imana ikagusura nijoro ikakugendera ikakorera ko ibyo uri gukora atari byiza. Niyo mpamvu bene data, niba umuntu umubwiye ngo, nigeze kubwira umuntu umwe ndamubwira ngo, kukubwira ngo ngiye Samuel ngo widefiriza, ngo kuraho umusatsi, iyo Mana imbwiye ngo bwire ngo widefiriza, ifite ubushobozi bwo kuziga guhetera umutwe. Wa mutwe ukakujya wajya kwa muganga bakubwira ngo kuraho direct. Ariko yenda aho ngaho nanjye reka mbavuge uko cyari utararenga. Reka mbangize ngewe. Oya, abantu banze bahumve neza. Oya betse. Bekuvuga ngo Imana ishobora kugutuma. Impamvu igutumye iyo ni inyembaraga, aho kugira ngo ikoreshe kumuteza umutwe. Ahubwo ikibazo nuko Imana ituma abantu ntibumve. N'urugero nanzi. Urugero mvuze kuko nzi umuntu mfite ubuhamya byo vuga mbifite ibimenyetso. Mfite ubuhamya bw'umuntu ngiye mvuga ibintu mfite ibimenyetso sinjya ku ruhande. Iyo nafite ibyo muri Bibiliya mba mfite iby'umuntu ushobora kwisanzuraho. Mfite umuntu wahinduye umusatsi kubera ko yarwaye umutwe, bamubwira ko kugira ngo umutwe ukire ari gukuraho iki ya misatsi. Uyu muntu Imana nkandi urugero najyaga mu bintu bidafite gahunda yo gushira n'ibindi bintu, ntabwo kubinywa byari icyaha, ariko Imana ko yari kunegura kuzaba umukozi wayo mu gihe nk'iki. Urumva uburyo ndi kuvuga nsaraye, iyi mihogo kubera manjine yagombaga kuzangizwa na bya bintu ndi kunywa. Hari ibintu Imana ikubuza atari uko ari icyaha, ahubwo ni ukugira ngo irinde ikizagukoresha mu gihe kiri imbere. Ikintu cyose mu gihe cyatubanjirije Imana yabwiye Lemuweli inama, umwami Lemuweli yahawe aho ngaho ni muri Zaburi hari na 32 hafi aho ni 3:1 ahabwa inama ngo ntibikwiye umwami nakwiye ibisindisha, nakwiriye ibi nibi, nakwiriye ibi nibi, abihabwa kubinshingano z'ubwamahawe n'ubunazira hawe. Hari ibintu rero Imana ikubuza atari uko ibyo bintu ari icyaha muri rusange, ahubwo akaba ari ibintu yo kugira ngo wowe umenye uko witwara nawe yahamagaye. Ubu isaha nanjye ndi kubuntu nagiye nambaye ikoti, kugeza isaha nasengeye amakote kera ndi umwana. Imana ikanyibwira ngo mwambitse ikoti, nanjye mbwira Imana yebwa ngo numa ikoti, numa amakoti nzajya kuvuga Imana nambaye iki ikoti. Imana imbwira ko inyambitse amakoti, ngewe ubwanjye kutambara ikoti ni igihe nunguwe cyangwa se ntari hari. Urumva ni principe ziranga Samuel bitewe n'ukuntu njye navuganye n'Imana n'uburyo kinumvaga nshaka gukorera Imana. Ibyo rero ntabwo bibwiye uyu nguyu wambaye ishati ngo nawe ajye kuvuga Imana yambaye ikoti. Hari icyo bavuganye n'Imana.
ngarutse ahangaha rero iyi kamere uku gutonganya gusebanya ibyo ni ibintu bitari mu mbuto z'umwuka, iyo ni imirimo y'iki ya kamere. Iyo ugiye gusebanya rero uri kurangwa n'imirimo ya kamere, ntabwo uri kurangwa n'umurimo w'umwuka. Umurimo w'umwuka ntabwo arimo gusebanya, ahubwo ugomba gusanga wa muntu ukamugira inama cyangwa ukamusengera kugira agire ute ahinduke. Dusoza rero ahangaha hari impano ndashaka kugira ngo nkwereke ko umurimo si uwa Izayi. Aka kantu wigataruka ikibazo gataruka, hari ikintu yavuze ngo mu mirimo ya kamere yavuzemo iby'isoni nke. Icyo kintu ndagira ngo ubanze ukivugeho. Iby'isoni nke buriya no kwambara, buriya bumintu ubona buriya buntu abantu biyambika bakagenda bagaragaza ubwambure bwabo, ubundi biriya nibyo bikorwa by'isoni nke, kandi abantu babihinduye fiye. Aho ngaho buretse mukozi w'Imana, igice turi kureba ikurikiwe n'abantu benshi. Imana nibwo message y'icyo kintu uzasaba umwanya w'icyo wigishaho. Oya ariko wagisoma. Oya icyo nshatse kubivuga navuze iby'isoni nke, ntabwo tugiye kubisesengura cyangwa kubisobanura. Wowe uko ubyumva nuko umuntu abyumva bikabasuku. Icyo nashatse ni ukugira ngo nkwereke ko hari ibintu bidakwiye kuranga abantu bafite imbuto z'umwuka. Ahangaha ngendeye kuri 12 nk'uko mbivuze, bamwe yabaye icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi n'umurongo wa 4, ariko umwuka ni umwe kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana. Nk'uko uburyo mbwirizamo si bwo bwirizamo, wabyumvishe, ni uburyo bwinshi bwo kugabura. Noneho yavuga ngo kandi Imana ikora muri wese ni imwe, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo wese bagire ute bafashwe. Umwe agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ry'ubwenge, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Mu ijambo ry'ubwenge n'ijambo ryo kumenya hari ahantu abantu batajya basengera, ntabwo bajya basenga Imana ibaha ubwenge. Ugomba guhabwa ijambo y'ubwenge, ibyo uvuga byose ukabivuga mu bwenge. Ariko se reka ngo baze gatoya kuri icyo kintu cy'ubwenge, kuko gikunda kugaruka. Uzasanga abantu bavuga ngo yibuze ubwenge Imana irakureka. Ntabwo uri gushaka ko tubisobanura, ariko hari abantu bakora ibintu bakabikora kubera ko batabizi. Wasobanura ikintu akarushaho kumenya ko ari kibi. Ni ukuvuga iki, Imana irihaye umuntu ikiro cy'ubugari aragicumbye, sibyo? Abonye umushyitsi araje, aho kugira ngo muhe ku biryo ngo uyu nubura ubwenge Imana irakureka, agahita ajya guhisha. Kandi koko ijambo riravuga ngo yibuze ubwenge Imana igira gute irakureka. Ariko kubura ubwenge tuvuga cyangwa ubwenge dusaba, ibyo bintu ni ibintu ugomba gusobanura aho hantu abantu, kuko abantu bajya babigenderamo mu bujiji. Ngo njyewe n'ukuri kose nasanze umuntu ari kubwira undi ngo ngo ku biryo byanjye ngo mbe muze ubwenge, ngo Imana ngo indeke. Urumva rero tugendera ku kintu mukozi w'Imana, ibyo ugiye gusobanura njye nabwiye ko umwigisha w'ijambo. Akantu iyo tugiye ku ijambo ubwenge gafatirwa igihe. Ni impano y'ubwenge, wayikenera azanyenera azamamagara cyangwa se ahamagara umukozi w'Imana tuganire ku ijambo ubwenge Bibiliya ivuga. Ntabwo twaje kubisobanurira abantu ibyo. Oya tugomba kubisobanura. Oya ntabwo wabona umwanya, kuko iri jambo turisobanuye tukabisesengura. Yenda twarivuga dushobora gutwara ndashaka bitewe n'umwanya ugiye gusobanurira ijambo turivuzeho gace. Impano oya ntabwo tuyivugaho. Ariko twarivuzeho abantu bane kugira neza ngo nukubuye. Oya aho ngaho ubonge ndi kubwira, aho ngaho bitindaho cyane kuko isaha twafata andi matopiki. Icyo tugendere ku kibazo twazanywe no kuganiraho. Ntabwo impamvu mbivuze aha ni uburyo bugaragaza ko hari impano zitandukanye zigomba gukorera mu itorero. Bamwe bahawe iz'ubwenge abandi bahabwa izindi. Ndashaka kugaragaza abantu ko itorero rigomba kuba n'izi impano zose nk'uko ziri. Ntabwo naje